abakobwa abandi bantu muri rusange badakora wewe wababwira iki? Okay, icyo nababwira nuko bakora kubera ko icyubahiro cy'umuntu nuko ubukora kandi ukagira ikintu wakwigezaho kubera ko akenshi iyo umuntu akora hari byinshi ushobora kwigezaho cyangwa se kwikemurira muri make. Ubucuruzi ufite muri no shop yawe ni ibiki ucuruza? Okay, pana ubucuruzi mfite almost imyenda y'abagabo yose ubungu iri full. Mbere ho gatoya ubwo dutangira nari nababwiye ko mfite idea yo gutangiza kuzana amakoti y'abantu bambara mu makwe. So ariko ubungubo amakoti narayazanye, amakoti meza cyane. Challenges muri business tizabura, it's a must. Gusa a challenge ku mucuruzi cyangwa se ku muntu wese ufite focus, it is another step to take. Cyangwa se n'indi ntambwe yo gukomeza kubera ko yuhura n'ikibazo runaka uzugerageza gutekereza cyane kugira ngo ushake solution yacu. So by then you tekereje cyane biguha imbaraga no gushaka indi nzira wakoresha. BMC Radio and TV, voice and vision of the people, mother of channels. Ndakwakiriye wowe dukurikiye wowe ufunguye ino video nagushimira cyane muri abantu b'ingenzi mwebwe abadukurikira abamaze gukora subscribe kuri BMC. Nawe udukurikiye utarayikora turagushishikariza kuyikora kugira ngo uzukomeze ubone ibintu bica hano. Nitwa Bonfise Gapangwa, mu kiganiro twabazaniye cyitwa Umunyamulenge ku murimo. Ni ikiganiro muzahora mubona kirimo abantu batandukanye bafite ibyo bakora, tubasanga mu mirimo yabo, tubaganiriza mu rwego wo gushishikariza abadakora n'abafite igitekerezo gushira amanga bagakora bakikura mu bukene bakiyubaka. Uyu munsi rero nasuye umugore mwiza cyane umugore mwiza muri bo mubona wicaye mu iduka ririmo imari zitandukanye mugenda mubona mu mashusho uko dukomeza kuganira. Uyu mugore ni umushoramari, ntabwo ari ubwa mbere musuye ariko hari n'igihe namusuye agitangira hashize imyaka myinshi, murabona ko yateye imbere. Ndagira ngo mbanze mu mwanya abibwire anabaramutse. Okay, ndabashuje mwese abatukurikiye kuri BMC Mother of Channels. Yes. Tukongera kandi no kubashimira kuba mwongeye kudusura. Amazina nitwa Nyashimwe Agnes. Ndubatse. Umugabo n'umwana umwe. So ndabashimiye cyane abadukurikiye, abatarakora subscribe please mukore subscribe, like and share. So ako kantu zorojeho ni sawa cyane. Agnes, amakuru y'imisi? Meza. Ndabona umeze neza, warabyibusha ifaranga zaraje muri business. Thank you. Igihe mberuka hano wari uri gutangira, uribuka hano aho hari hateretse akaradiyo muri gushiramo indirimbo. Yes, agira neza, ibanga ryo gutera imbere no gukora cyane. Mumeze neza n'umwana wawe n'umugabo wawe? Tumeze neza, turashima Imana. Na business imeze neza? Na business imeze neza. Twaragutse, turabishimira Imana, ntabwo ari twebwe. Yes, ni twebwe part yo gukora ariko cyane ni Imana. Kandi tukaba tunashimira n'abantu babigizemo uruhare, abakiriya bacu turabashimiye cyane. Kandi tubabwira ngo karibu tena. Reka tuganire nawe rero kuri business yawe ukora. Hano uri mu gihugu navuga aho ufashwe nk'impunzi cyangwa uri impunzi, aho abantu benshi baba batuye babayeho nk'impunzi badafite imirimo. Abakora ugasanga wenda nibo bake n'abandi bakabitekereza ariko ntibashiruka amanga. Turaza kuba tuganira kuri business yawe ukora y'ubucuruzi, ariko ku bantu batakuzi wenda mbere yuko utangira aka kazi wakoraga iki, wari ubayeho gute? Okay, mbere yuko dutangira shop twakoraga online business.
tugacuruza ariko tukohereza ibintu hanze ku bantu babikeneye hano bya nk'amakoti inkweto ndibuka icyo gihe twajyaga mu Bugande tukazana inkweto nari mfite stock mu nzu abantu bakaza baza kuzifata mu nzu iwanje ni nkabwo bucuruzi twakoraga ariko nyine taragira a permanent place. Okay, wagize spirit gute yo kuba watekereza gucuruza bihera online kugeza utangiye shop? Niki cyabiguteye mu gihe tubona abandi wenda bakorera abanyagihugu ndetse n'abandi tubakore hano? Okay, ikintu ntekereza nuko ubucuruzi ari like ni nka talent y'umuntu cyangwa se biba bimurimo. Hari abantu bakunda gukorera abandi bakumva batatekereza beyond, akumva yagenda mu mitekerereze y'umuntu kubera ko umuntu ukorera nawe aba yaricaye agatekereza ikintu yakora. Hanyuma nyuma yo gutekereza urumva aba yagiye deep mu gutekereza. Hanyuma abantu baza gushaka akazi akazakora ariko akoreye mu gitekerezo cy'undi muntu. So natwe twaratekereje tureba ikintu twakora twikoresheje nta muntu kuvuga ngo akugenge amasaha uri butangirire amasaha agomba gufungira akazi kubera ko abenshi uzitangira kare y'ukorera undi muntu kare cyane kandi ugafunga utinze cyane. So ayo masaha sometimes ugasanga we somehow stressed, ntabwo uri free, ntabwo wakora kandi kazi kubera ko ubugendera muri vision y'undi muntu kandi ugenda muri vision y'undi muntu ugomba kujye kubahiriza n'amategeko aguhaye. So ibyo ni muri bimwe twashakaga ngo natwe twiremera akazi ku buryo wafunga igihe ushakiye ugafungura igihe wumva ushaka cyangwa se ubohotse. Ni nkabyo. Ku bantu wenda batekereza bakabura aho babihera, mwatangiriye kuki? Mwari mufite ubushobozi bungana gutazi iyo capital? Okay, nibutse dutangira business yo mu rugo cyangwa ingiye? Ndabaza. Dutangira business yo mu rugo cyangwa ingiye? Reka tuvuge hano siko kwiza turi ya hano. Okay, dutangira hano twatangije amafaranga make ashoboka. Kubera ko ndibuka udusura hariho ndibuka ko hatari hameze gutya, harimo ama t-shirt make, amapantaro make, sinzi ko byari bigeze n'ibihumbi 50. Ariko gukora byose ntabwo bitangirira ku mutahe munini. Gukora like ni ikintu ufite muri wowe kubera ko ubucuruzi cyangwa se akazi kose kaza kagenda kazamuka. Ntabwo utangira ku bintu byinshi cyane ngo bikomeze kuba byinshi, ahubwo utangira kuri bike ufite bikazagenda byaguka. Wenda kuri none iduka ryanyu rimaze kwaguka, nabonyemo mwararyubatsemo imbere, ririmo ibintu byinshi bitandukanye kandi by'agaciro kenshi. Amafaranga yagiye yagura rino duka ni inyungu yavuye muri birya bike mwari mufite cyangwa ni izindi income mwabonye mugenda muze investingamo hano? Okay, amwe ni inyungu ayandi ni other investments. Hanyuma kuri none niki ufite ku bantu bataba bakurikiye amashusho ariko barimo gukurikira ikiganiro? Ubucuruzi ufite muri no shop yawe niki ni biki ucuruza? Okay, pana ubucuruzi mfite almost imyenda y'abagabo yose ubungu iri full. Mbere ho gatoya ubwo dutangira nari nababwiye ko mfite idea yo gutangiza kuzana amakoti y'abantu bambara mu makwe cyane cyane ku bahungu bambarira umugeni. Ndetse hari abakiriya banje bakomeje baza basanga narayazana kubera ko uzi umuntu agitangira rimwe na rimwe ibintu byose ntabwo byajya ku murongo at the time. So ariko ubu ngubu amakoti narayazanye, amakoti meza cyane ku bantu bambara mu makwe yo gukodesha narayazanye, amashati meza, karuvate, inkweto officials. Ni ukuvuga ngo kuva hejuru kugera hasi ibintu byose ndabifite. Mfite inkweto nziza ngira ngo mwazibonye. Hari nk'iyi nkweto
ku buryo yagenda na costume, wafata costume ugafata ishati ugafata tie, amatayi ngira ngo murayabona ngaya, kala zose umuntu yakwifuza wazihasanga. Hakaba ama t-shirts, hakaba amasengeri, hakaba rings cyangwa se impeta ku bakora amakwe. Ku bakora amakwe. Ndetse na ring box ngizo abantu bazikeneye n'indi myenda yose turayifite. Ubu ngubu kuvuga ngo umuntu yaza hano ama jackets, ngira ngo hariya hejuru murahabona ama jackets meza, ku buryo umuntu uje twakwambika wese guhera hejuru kugeza hasi ku rukweto. Murakoze. Mbese umuntu ufite ubukwe arashobora kuza nta kintu na kimwe afite mukamwambika, guhera ku kirato, amasogesi, ipantaro kugeza ku rupeta akavamo hano aja mu bukwe cyane. Bisaba iki gukodesha? Mbese mukodesha ibyo byose cyangwa ni amakoti gusa mukodesha? Okay, ibyo dukodesha ni amakoti gusa. Hanyuma inkweto aragura, ishati aragura, n'amasogisi, ibyo bindi ibyo dukodesha ni amakoti gusa. Mbese ibintu mucuruza muri iri duka ni iby'abagabo gusa? Ni iby'abagabo gusa, yes. Abadukurikiye rero bagize iminsi bagowe, hari abantu babombora kubera ikibazo cy'ubushobozi, kandi mu bihenda mu bukwe ni ukwambika abantu nabyo birimo gusonesha amakoti, pare, marene, abagarso, ni ibintu biba bisabwa budget. Ariko iyi ni facility ije kugufasha cyane cyane abatuye muri iki gihugu, kuba waza ugakodesha ikoti ukaryambara ugakora ubukwe usa neza, ukongera ukarigarura ntihagire n'unabimenya. Muza mubivuga ntabwo muza nibanga mubimenya naho na nyiri duka, mukambara mugasa neza mukabigarura, ndetse mukanaberwa kurusha bamwe basonesheje. Ariko hari akabazo kaba muri ibi bintu, igihe mufite amakoti mufite abantu bagiye bagira size zitandukanye mu buryo bwo kwambara, bigenda gute mu gihe umuntu ari munini undi ari muto, wenda atangana n'ayo makoti yanyu? Okay, amakoti tuba dufite amasize manini, ariko ku bantu nabo batoya tuba dufite amasize mato, cyangwa se washaka ikoti rikwegereye cyane, hari ukuntu dufata dufite umutayeri wacu azagenda akarigufatiramo ku buryo iba size yawe. Mbese nta kibazo gihari cyo kuvuga ngo njyewe bari abantu amakoti bafite ntanyenera, ni manini cyangwa ni mato, buri muntu mu making ashobora ko mumwambitse kandi rikamukwira mukoresheje umutayeri wanyu cyane. Ni izihe condition n'izindi zihari musaba umuntu kugira mukodeshereze ikoti yambara mu bukwe? Okay, umukiriya kugira ngo akodeshe ikoti nta kintu gihambaye, ni ukuzana amafaranga yo gukodesha. Nibanga cyangwa wayavuga hano? Oya, aho ngaho nibanga yaza tukavugana. Gusa ibiciro ntabwo biri hejuru. So akaza kandi nawe akaba ari umwizerwa, ku buryo nawe atwara amakoti akayafata neza, ejo akayagarura n'abandi bakazayakoresha. Ikoti aritwara ryari akarigarura ryari? Okay, ikoti ku muntu ritwara ayaritwara wenda ibukwe buri bwemo kwa gatandatu, yaza akarifata afite umwanya, yaza akarifata ku wa kane, kugira ngo ibyo bakosora iba ari mutoya cyangwa se rimufitinze kujya bakarimukorera rikamufitinga. Kwa gatanu urumva bari mu myiteguro, akarirarana. Ku cyumweru abenshi baba barushe cyangwa se bari busy kuntu, kuwa mbere naribona hano. Amakoti murayabamesera cyangwa baraza bakayatwara bakayimesera? Baza basanga amakoti ameshe ameze neza bakayatwara. Karuvante murazikodesha cyangwa ziragurisha? Okay, kubakodesha tuzadukodesha karuvante ndetse n'ikoti. N'abashaka kugura nazo zirahari. Ndatekereza ko wowe udukurikiye aya makuru ari avantage kuri wewe. Abantu bibaza nihe bazakodesha amakoti, na ahangaha ndaza kumubwira
abahe address. Nkwibutse ko iki kiganiro cyitwa umunyamurenge ku murimo kiragushishikariza wewe wabuze aho uhera, wewe wabuze kumasha, ubwire ko icyo utekereza cyose wagikora. Tare uragira. There is no right time to start something. If you feel to do something, just start it and do it from today. Yes, icyongereza ngicyo tukaba turakivuze, nawe sinzi ko ari cyo wakongeramo mare. Uyu ni marene wacu, nanjye ni marene wanje. Mwarabibonye mu bukwe bwacu, nibo bari ababyeyi bacu, ndi kumwe nawe mba ndi comfortable cyane. Abantu badakora, abagore batuye ino n'abari impunzi, abakobwa, abandi bantu muri rusange badakora, wewe wababwira iki? Okay, icyo nababwira nuko bakora, kubera ko icyubahiro cy'umuntu nuko uba ukora kandi ukagira ikintu wakwigezaho. Kubera ko akenshi iyo umuntu akora hari byinshi ushobora kwigezaho cyangwa se kwikemurira muri make. Challenge cyangwa se imbogamizi mushobora kuba mwarafesinze muri urugendo rwo gutangira kugeza aho mugeze heza kuri none nizi? Okay, challenges muri business tizabura, it's a must. Gusa a challenge ku mucuruzi cyangwa se ku muntu wese ufite focus, it is another step to take. Cyangwa se n'indi ntambwe yo gukomeza, kubera ko yuhura n'ikibazo runaka ugerageza gutekereza cyane kugira ngo ushake solution yacyo. So by then you tekereje cyane, biguha imbaraga no gushaka indi nzira wakoresha. Inama nziza cyane. Reka dusoze ngusaba gutanga address aho umuntu ukeneye amakoti, aho umuntu ukeneye kugura ibirato byiza, amasimisi, amasengeri, amakoti, mwabonye amahuzu y'amastile hano agiye atandukana. Ushaka gusa neza uzabagane. Ndakurahiye nugera hano ibintu bizaba bihindutse. Abafaransa baravuga ngo le vêtement fait la personne. Ni wambara neza uzasa neza kandi babikubahira. Iri duka ryitwa gute haje? Iri duka ryitwa Bismart. Fashions. Bismart Fashions. Riribarizwa hehe ku bantu bashaka kubageraho, contact zanyu wenda kubashaka kubavugisha, inzira bababona mu yari yose? Ribarizwa Kayole Masimba, Spine Road. Masters yanditseho Chohi Business Center. Ubaye dushaka niho wadusanga. Cool Stores cyangwa ku muryango wanditseho F10 niho wadusanga. Then nomero zacu ziri buce hasi kujya kiganiro, ariko kubashaka 07 50 90 34 99. Iyo ni nimero ya call, cyangwa nuri hanze y'igihugu ukeneye ikintu ko byoroshe yabandikira kuri WhatsApp mukaba mwamugezaho ibyo ashaka. Okay, iyo ni nomero ya call, ndetse ni ya WhatsApp. Ushatse kwandika watwandikira kuri iyo nomero, kandi ushatse no kutuvugisha ndetse wanatuvugisha kuri iyo nomero. Tubibutse ko nubundi aha turimo dukorera muri no business center, hariho na poste yo kohereza ibintu hanze, mu buryo ubaye ukeneye ikintu hano ushobora ukigura kandi kakugeraho aho waba uri hose ku isi. Siko bimeze mare? Turashimira cyane abakiriya bacu bo hanze ya Kenya, cyane muri biriya bihugu byo hanze, like muri America, Australia, Canada, ndetse na European countries like UK, New Zealand, Finland. Abantu bose n'abakiriya bacu baza baduteza imbere mu nkweto mubona hano, ndetse n'amashati, amakoboyi, amakostime. Twarangiza tukabashipingira bikabasanga aho bari, kubera ko dukorana na post y'ingendo ku buryo byoroshye cyane kuba wagura ikintu hano bagahita bakigushipingira kikagusanga aho uri. Murumva ko mbese ni service musanzwe mukora, murabohereza ibintu cyane. Nta mpungenge rero zo kuvuga ngo wowe washimye ikintu hano cyangwa ugikeneye ikoti, inkweto nziza z'ingozi, apana zijya za pirate, biroroshe kuzibona hano. Abantu batuye hano kugira ngo mumenye aha neza, ni hafi na Nyamavira, niho hazwi. Ugeze ku kabare ka Nyamavira
uhita ubona ino business Choi Business Center, ugahita uzamuka ukinjiramo first floor, niho hari Bismart Fashion. Urahagera bakakwambika n'ibindi bisobanuro wenda tutabashije kuvuga hano ukabasha kubihabwa. Reka nanone mbibutse mwe bwadukurikiye mufite business mukora ko twabazana ikiganiro umunyamurenge ku murimo kigamije kumenyekanisha business zanyu, kandi nanone gishishikariza nawe udakora gukora umurimo waba ukora wose ukwinjiriza. Ndagira ngo ndugute isoni, twagusuraho waba uri tukakuganiriza, ukatubwira urugenzi rwawe, ukatubwira aho ugeze witeza imbere. Ndagushimiye Agnes, umubyeyi wacu twabanye mu kiganiro. Niba hari cyo wabwira abagukurikiye dusozana guha umwanya. Okay, badukurikiye mbanje kubashimira mwese abafashe umwanya wanyu yo kutwumva ndetse no kudukurikirana. I say thank you. Kandi mbwira n'abakiriya bacu nabo mbashimira cyane, nibo batugejeje hano, kubera ko yo tuza gushyira hano kino gikorwa niba tugane. I think twakabaye twarafailing, ariko turabashimira cyane, tubasengera, tubasabira umugisha ku Mana ngo God bless you so much. So kandi tubwira abantu bose please mutugane, tubambike muberwe. Hano hari ibintu byiza cyane ku buryo uvuye hano waba uri smart cyane. Yes, reka ngushimire wewe twabanye mu kiganiro, nagusaba imbabazi kuko aha twaganiriye ni kwibarabara. Muzi yuko business zose zikorerwa hafi n'amabarabara n'umuhanda. Rero hano niba mwumvishijemo agasaku muri iki kiganiro nuko imodoka zahitaga mu muhanda. Rero ndizera ko ushobora kuba wumvishe ibisobanuro bihagije, uraza kubibona muri no nimero turi bushire hano uganirize abavandimwe, mubateze imbere, mubagane, kubera ko umuntu wese akeneye undi kugira ngo abashe kumushigikira ndetse abashe gutera imbere. Mwari kumwe naje Bonfils Gapangwa kuri Mike za BMC Radio and TV, Mother of Channels. Mugira amahoro y'Imana naho butaha, kandi mukunda umurimo n'iryo banga ryo gutera imbere no kugera kuri success. Thank you.